rugarura n'ubundi narubonye rurura dore ko urundi turureba akemuka kureba ibibazo uweze ko ukiri guhisha ibyabaye ururabo rwiza gutya ninde warwaye ako kanya Nyambo yahise abona ko ibintu byakaze ndetse abona ko urugo yajemo ari urw'umuhungu n'umukobwa baraye basezeranye iryo joro, ndetse abona ko ibyo yajemo bitaramuhira ahubwo bigiye kumusigamo imvune, niko kugira ubwoba cyane. Nkomeje kubashimira mwe tugiye kubana mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru y'urukundo ya Kiramani ndetse na Miss Nyambo. Iyi nkuru igamije gushimisha abantu ndetse no kwigisha bimwe mu buzima duhora ducamo ndetse ari n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Muri ku gice cya mbere cyacu ahantu cyarangiye Nyambo yararyamye ku buriri nk'uko Kiramani yarabimutegetse, ndetse Kiramani aza ari kumwe n'undi mukobwa bigaragara ko ari umugore we baraye basezeranye. Nyamara Nyambo we ntabwo yari azi ikijya mbere, yagumye gutegereza ngo arebe ibiramubaho, gusa yabonaga byamushobeye, abona byanamucanze cyane. Kiramani yafashe uwo mukobwa baraza bajya ku buriri, abwira Nyambo ngo ibyo tugiye gukora ahangaha mu kanya nawe uraza kubikora, uyu mukobwa amuzanye kugira ngo akwereke uko biraza kugenda. Bagiyeho Kiramani n'uwo mukobwa bakora ibyo bakora, Nyambo ari kureba, isoni ubona ko zamwishe, ndetse ubona ko abandi nta n'ubwoba bafite. Nyambo ibyo yabonaga ko bidakaze cyane abona noneho bitangiye gukara, yakongera gutera ijisho ku rugi akabona harafunze, noneho urugi barufungiranye cyane n'urufunguzo baruvuniyemo, yatera ijisho ku idirisha akabona wapi, kubareba ibyo barimo akabona biri kumutera isoni cyane, akomeza kwirebera ku ruhande abura icyo akora. Kiramani akaguma kumutota ati kuki uri kureba ku ruhande, kandi nakubwiye ngo urebe ibyo turimo nawe mu kanya uraza kubikora. Nyamara ntiwamenya ibyo Kiramani yari ashaka, ntabwo wamenya icyo Kiramani yari ashaka kugeraho. Nanjye ndahababereye kugira ngo mbabwire inkuru uko ihagaze ndetse n'uko izarangira, mukomeze mutegereze mwumve uko bizagenda. Ubwo Nyambo byaramucanze, akabona ibintu ari kubona biteye isoni cyane, ndetse ubona ko biteye n'ubwoba cyane, kuko ntibyari byoroshye kubona abantu babiri bari kuryamana ndetse bari muri icyo cyumba nawe arimo, ibintu atarigeze na rimwe akora, kuko byagaragara ko akiri isugi, ndetse ni nako byari biri, kuko kuva na kera nta na rimwe yari yarigeze akoraho imibonano mpuzabitsina. Ubwo haciyeho iminota ndetse n'amasaha arihirika, ubwo Kiramani abasoje ibyo yari arimo, aranje abwira Nyambo ati niweho ugiye gukurikira, ati jya hariya, ndakeka ibyo nakoraga wabirebaga, n'ibyo uriya mukobwa yakoraga wabirebaga, ubwo niweho ugiye gukurikiraho. Ubu ngiye kwitegura, ngiye koga, ngiye kumanza nitere amazi ndetse nisige n'utuvuta, ubundi ndaje nsange witeguye neza, kanze gatoya. Nyambo biramucanga, ashya ubwoba, ndetse ubona ko byamurenze, ibyuya biguma kubira bimanuka ku gahanga, akihanagura ariko ubona ko ubwoba bwamwishe. Kiramani yarasohotse arongera arafunga, aragenda aroga, asohokana na wa mukobwa, ndetse Nyambo ubona ko ibintu biri kumucanga cyane. Kiramani mu kugera hanze ntabwo yigeze ajya kure, ahubwo yagarutse ku rugi
ngo yumve ibyo umukobwa agiye gusigaramo. Umukobwa yasigaye yitotomanga, amarira yamukamutsemo ndetse ikiniga cyamwishe kubera ibintu yari ari gutekereza bigiye kumubaho, ndetse nta n'ahantu afite yatabaza kuko aho hantu ntabwo yari ahazi. Kiramani yaragiye ategura ikindi cyumba cyiza, agitegura neza, ashiramo indabyo, ashiramo ibintu byose ubona ko bigaragaza ko aho hantu hagiye kubera nka surprise runaka, cyangwa se ari nk'icyumba cy'abantu bashyingiranwe. Ubwo icyo gihe Nyambo we ntiyari azi ibijya mbere, ndetse Kiramani yaragiye ategurana icyo cyumba na wa mukobwa bari kumwe, baragitegura baragisoza, biraza maze Kiramani akongera akazajya agaruka guteraho ijisho ngo arebe ese Nyambo ameze ate, gusa kumva amarira yamukamutsemo ariko akihangana. Muribaza ngo kubera iki Kiramani atinjiraga mu nzu ngo agende amukoreshe nk'ibyo yamubwiye? Icyo gihe byarasoje, maze Kiramani arongera arinjira, aramubwira ati noneho ahangaha ntabwo ariho birabera, ongera wambare imyenda uze tugende. Ibigaragara byo Kiramani yari yamuteye ubwoba, ndetse Nyambo yari yaranje kuvamo imyenda, yahebeye urwaje kuko nta kindi kintu yabonaga ko yakora usibye gutega nyine bagakora ibyo bakora, ubundi bakamurekura agataha. Ubwo bigaragara ko yari yambaye ubusa, ndetse Kiramani nawe yari yanabibonye ko umukobwa ari umuziranenge, ndetse ubona ko nta kibi agamije. Umukobwa yarongeye arambara, gusa bimutera ubwoba kubona umuntu araje amusanze yambaye ubusa, nta nubwo wenda yahise amusingira cyangwa se ngo amukorere biki, ahubwo aramubwira ngo ngera wambare uze tugende. Yaramuherekeje amujyana muri cya cyumba, gusa mbere y'uko bakinjiramo yamanje amubwira ngo buretse ugiye guhuma, nkwinjizemo utareba. Ubwo Nyambo yahise yumva ko bagiye guhita bamukorera bya mfura mbi, bagiye kumupfuka mu maso bakabimukorera atari kureba. N'ubundi umutima wari wamuvuyemo, yahebeye urwaje, akora ibyo bamubwiye kuko yumvaga ko natabikora baramwica. Baramwinjije, bakimugezamo ahita asangamo abantu 5, maze barangije baramuririmbira mu ndirimbo nziza cyane ndetse n'ijwi rituje, indirimbo y'urukundo cyane. Miss Nyambo byaramutunguye, ahumura amaso asanga ni abagabo 5, ndetse umugabo umwe muri bo yasaga na wa mukobwa wari waryamanye na Kiramani. Biramucanga, akumva indirimbo bari kumuririmbira niganishije ku rukundo, gusa yabihuza n'ibyo bari bamubwiye baje kumukorera akumva ntaho biri guhurira. Byaramucanza buri icyo akora, ndetse ubona ko biramuyobeye cyane. Gusa ndakeka namwe muri kumva inkuru ibyo bintu biri kubacanga cyane, ariko ndahari kugira ngo mbasobanurire neza, namwe ndashaka ngo muhambere iyi nkuru tuzayisozanye. Ubwo Kiramani yari ari inyuma ya Miss Nyambo, yahise apfukama hasi maze akurayo ururabo. Gusa Nyambo ntabwo yari azi ibijya mbere, yakomeje kumva abo bantu bari kuririmba. Mu guhindukira ngo abaze Kiramani ibijya mbere, asanga Kiramani ari hasi yateye ivi. Umukobwa biramucanga, gusa muri uko kumucanga aribaza se umuntu ufite umugabo ari kunterera ivi ngo bigende bite? Gusa namwe ibyo bintu muri kumva ko biri kubatungura cyane. Iyo ndirimbo bahise bayisoza, ndetse umugabo umwe muri bo wasaga na wa mukobwa ahita aterura ijambo aravuga ati ntabwo uwo musore ari umugabo, ahubwo aracyari ingaragu, ndetse nta mugore afite, ahubwo ni uko muri rya shyamba ngo yari yagukunze cyane, mbese yashatse kuguhohotera, abona ko ibyo bintu bitaba ari byiza, ahita afata umwanzuro aravuga ati
nakurekura ntuzongera kugaruka, mbese nta nubwo azongera kukubona. Aravuga ati kanze wenda abikubwira kugejeje mu rugo, ariko ntabwo yari agamije kuguhohotera, ndetse na bya bintu wabonye mu cyumba ntabwo byari byo, ahubwo ni uko twagiye mu mashuka gusa tugasa nk'abari gukinira ku gitanda, naho ni njyewe nanjye ndi umugabo mugenzi we, ntabwo ari umukobwa. Ibyo bintu ukumva ko bigoye kubyumva mu matwi, Miss Nyambo byamugoye kubyumva, bigaragara ko Kiramani yari akunze Miss Nyambo. Reka iyi nkuru tuyihinire aha ngaha,